amina. Afite yari umusira bamwitaga Shwama. Ugabo Shwama yitwa Shwama arabibwira ku giti cye ariko afite ubuhamya bwe. Urebye etaje yubatse ukareba ibigo by'amashuri afite urusengero rurimo abantu 3,500. Ajya kuza yafashije ipe ye azana ntabwo ariyo ngiyo ni yanjye hanze. Iyi ufitwe na Pastor Sata de muramuzi mu mwanya Sata de nawe agiye kuyiparikisha imbere y'uriya yaje n'imodoka ye Imana yamuhaye ubutumwa yamuhaye misiyo mu Banyarwanda. Nawe uyu munsi n'ubwa nuko waje yamugeze mu ruta uko waje kandi umushumba wa yahagaze ko waje gatuta mara ngusabye gatuta kuri ya mugabo nanjye kugenda kiyeyo amamiliyoni 6 nawe n'ujya ukazibona imana izabane nawe. Yesu ashimwe cyane. Ni umugabo upresinga abakozi b'Imana. Afite umudamu mwiza ubaha abakozi b'Imana. Afite abakristo beza ubaha abakozi b'Imana. Nushaka kumenya ukurukira uzakwigiraho waje gusenga ni uzicarana n'abakire. Nugira amahirwe yo kwicarana n'umukire azakubwira uko uzakira. Nugira amahirwe yo kwicarana n'umukozi w'Imana uzamenya iby'Imana. Niwicarana n'umuhanuzi uzaba umuhanuzi. Niwicarana n'indaya uzaba indaya. Niwicarana n'umusinzi uzaba umusinzi. Niwicarana n'ingero uzaba ingero. Sema haleluya. Uyu munsi ndagira ngo uyu munsi ugira humva ugenda ahantu hagarara. Imana nikubwira ngo nguhaye imodoka ushaka ko bamenya peri ushaka peri nushaka peri Imana yaguhaye imodoka ariko iguhaye ngo ngende ushaka iki peri nguhaye kandi urabagize ikibazo ntabwo izaza ikibazo cy'ukurwenya. Ibyo byose rero nubimenya Imana izabigenda. Yego mushumba Swamani tusanyutse yo gukura abasebo mu kifo kino tupangaranyo. Imana bamugisha turi kumwe Dani Munyange mwamakiye muramuzi ameze nk'umukristo waje muri itorero. Uwacu Munyange Nuwacu Dani umugisha. Dani Munyange umukozi w'Imana n'umuhanga uranyanye wanamusabye umugeni burani papa siko beze Dani siko beze nigera musabiye Kanombe hariya kwa Bishop Twahirwa umugeni tumukomera amashira. Hanyuma twagendanye n'umukozi w'Imana udasanzwe umudamu muramubona umuhanzi umuvugabutumwa byose mu itorero Fosweya ariko atuye ikabugu mu murenge wa Kinyinya. Fosweya ndi muyiza hano haruzi rero reka musabe we aze afate mikoro afite n'indirimbo adukubite n'indirimbo ndagaruka meza gatuturiya kuko nari bashikiye kuri Imana. Amina. Uyu ni umunsi wawe. Hari abantu 37